ubona isuku mu gihe cy'imihango ari ikibazo muri sosiyete turimo? Murakoze cyane. Ugereranije n'uko byari bimeze mu minsi yashize, ntabwo bikiri ikibazo gikomeye cyane, ariko nanone kiracyariho. Impamvu mvuga ko kikiriho, harimo ababyeyi bagitinya kuganiriza abana babo ku buzima bw'imyororokere, imihindagurikire y'ubuzima bw'umwana w'umukobwa. Mu gihe rero cy'ubwangavu, wa mwana w'umukobwa utaraganirijwe ku buzima bw'imyororokere, byanze bikunze iyo bije arikanga, kandi uko kwikanga bituma atari bubivuge, bigatuma ashobora gukorwa n'isoni, akagira gute, akihishahisha, kandi mu by'ukuri ari ubuzima busanzwe. Ikindi, turacyarwana n'ubundi no kurwanya umwanda hirya no hino mu bice bimwe na bimwe, kubera yuko n'ubundi turacyafite nyine wa muco wo kumva ko isuku tukibwirizwa. Niyo mpamvu rero umwana w'umukobwa agifitiwe igihe kinini cyo kwigishwa, akamenya ibikoresho. Mugenzi wanjye Dr. Anicet yabivuze kandi koko yanabisobanuye neza. Kandi nakongeraho nuko umwana w'umukobwa akwiye kumenya ko ya myambaro y'imbere, cya gikoresho ari bucyambare ariko afite icyo ari bucyambaze, bivuga ngo akeneye gusukura wa mwambaro w'imbere ariyo twita ikariso. Akeneye kuyifura kenshi gashoboka, kuko iyo atayifuze neza nibwo bya byuya bizamo, yatambuka ku muntu ukumva umwuka rwose uratama nabi, ukumva nta muntu n'umwe ushaka kwicarana nawe. Ni byiza rero ko wa mwana w'umukobwa nibyo yabonye igikoresho akoresha, yamenye n'uko abikorera isuku, ariko na wa mwambaro ari bwambarane nabyo agomba kuwukorera isuku. Ikindi nanone ni uko na ya myambaro n'ubundi nayo iri inyuma nayo akwiye kuyikorera isuku kugira ngo bigende biti. Iyo umwana w'umukobwa ari mu mihango, akenshi agira ibyunzwe, kubera ko numva ni umubiri uba wahindutse, ni imisemburo iba iri gukora. Uko rero ibyo byunzwe bikomeza biza, iyo adafite umwambaro mwiza uhita utanga umwuka mubi hanze. Iyo ari icyo gihe rero wa muhungu mwicaranye, wa mukobwa wundi mugenzi wawe utabirimo mwicaranye, azatangira agira ipfunwe ryo kwicarana nawe, rimwe na rimwe baguha akato. Ntabwo rero dukwiye guhabwa akato kubera ko turi mu mihango. Ni ibihe bisanzwe, ni ibihe biranga umugore ko ari umugore nyine, ko ari muzima, ahubwo tukaba fiyeri yabyo, ahubwo tukabigirira isuku. Iyi suku ntabwo ireba wa mukobwa gusa, irareba na wa muhungu umwegereye, irareba wa mugore, irareba wa mugabo. Hari abagabo bamwe na bamwe rero bumva ko bitabareba, ariko mu by'ukuri umugabo afite uruhare runini rwo kugira ngo umwana w'umukobwa yitinyuke, yumve ko ari ubuzima busanzwe. Rimwe na rimwe ntiyumve ko ari ibyo kubwira mama we, oya, ntabwo ari ibyo kubwira umubyeyi w'umugore. N'umubyeyi w'umugabo bakwiye kubimubwira, ndetse akamenya ko akwiye kubishaka, ndetse akamenya ko no kumenya ubwo abitunganya akwiye kubimenyesha wa mwana w'umukobwa. Impamvu yabyo bitera wa mwana w'umukobwa gutinyuka umuhungu, binamutera burya kwirinda. Atari ko se wowe uraza kunshukisha iki ko papa yabimbwiye, yaransobanuriye, kandi papa nawe ntabitinya. Kubw'iyo mpamvu rero ntabwo azagira ipfunwe aho ariho hose. Niba bigiyemo bitunguranye, aramenya uburyo bwo kwisobanura, amenya aho ari busabe, amenye n'uburyo bwinshi cyane ari bukoreshe kugira ngo isuku ibe nziza. Nkangurira n'abarezi cyane, buriya tugira abana bacu benshi bakunda kujya mu mihango bari mu gihe cy'ishuri. Nshimira na leta yacu idahwema kubyitaho, kwita ku buzima bw'imyororokere y'umwana w'umukobwa cyane, kuko bashyize icyumba cy'umukobwa mu bigo by'amashuri. Iki cyumba cy'umukobwa rero buri muntu wese biri mu nshingano
akwiye gushyiramo ibikoresho bikwiriye kuko hari n'ubushobozi bwabyo butangwa. Ubwo bushobozi rero bukwiye gutangwa bugakoreshwa icyo bwagenewe, aho umwana w'umukobwa abona aho yitunganyiriza, akamenya n'abajyanama bagomba kumugira inama umunsi ku wundi. Mu by'ukuri tubonye ko harimo icyuho cy'ababyeyi bamwe na bamwe batabiganiriza abana, ndetse rimwe ntanamubwire yuko ari ubuzima busanzwe.